Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntambara ya gatatu y'iSi. Iyerekwa ry'intambara y'isi yose uko nabyeretswe muri 2018. Iyerekwa ry'intambara ya gatatu y'isi yose uko nabyeretswe muri 2018, hashize imyaka 4. Imyaka 4 irashize, ariko haracyari kare. Ikaze nkwereke ukuntu bitaraza, ahubwo bizasoza bikazira igihe. Iyo ntambara yerekwa nayeretswe nk'intambara izakoresha intwaro kirimbuzi izo bita nuclear hagati y'Uburusiya na Amerika. Nyamara kubibona nabiganije uwo twakoranaga, ndamubwira mbonye neretswe intambara ya gatatu y'isi yose iyo hagati y'Uburusiya na Amerika. No, ntibyashoboka, ntibyaba. Ndamubwira nti urabona bino bihugu bibiri aho hari 2018, hashize imyaka 4. Ndamubwira nti ubonye Uburusiya na Amerika ziriya ntwaro za kirimbuzi bakora, bose umenye ko bafite 5,000. Abarusiya bafite 5,000 by'intwaro kirimbuzi, n'abanyamerika bafite 5,000 birengaho by'intwaro kirimbuzi. Bombi uko babiri bafite 90% by'intwaro kirimbuzi za nuclear. None ndamubaza izi ntwaro, mubaza nyine none ntari mwiyerekwa, mubariza hanze nk'umuntu kumaza ikibazo. Ndamubaza izi ntwaro ubona bakora n'imitako. Icyo gihe nibwo uriya muhungu wa Korea y'Amajyaruguru nawe yari aharaye gutestinga, kugerageza intwaro ze. Urabona ko uko bazigerageza umunsi ku munsi nuko bafite icyo bitegura, kandi bazi ko igihe icyo cyose bazazikoresha. Dusubire mwiyerekwa rero, mbona neza ko izaba ari intambara yeruye hagati y'Abarusiya na Amerika. Urabona intambara bagiye bakora muri za Iraq, za Afghanistan, n'iyo muri Ukraine, uko bagenda bakarwana bagashyira abasirikare bakarwana, nta gahita izagenda ko iyi ngiyi izaba intambara yakure ikoreshejwe intwaro kirimbuzi, hagendewe kuri misile bazaba bahanahana. Izo misile rero abo zizagirira nabi n'abaturage, kuko ngo burya aho inzovu ebyiri zirwaniye, ubwatsi nibwo ubu hagirira ikibazo. Ubwatsi ni bande? Ni abantu. Inzovu ebyiri ni Abarusiya na Amerika. Ibyo biragaragara neza. Dukomeze rero. Ya myaka 4, hashize imyaka 4 gusa ndyeretswe. Ushobora kuvuga uti ko bitarasoza, ibyo bintu byanyu muvuga nta gaciro bifite, n'ibyo mwibwira. Dusubire inyuma gatoya. Mu mwaka wa 2010 nagize iyerekwa rya Ukraine muri 2010. Noneho mbyandika nkuko mbihawe, byari ku gipapuro, ndabibika muri 2010, ndabibika. Noneho muri 2020, imyaka 10 nyuma, 2020, imyaka 10, umwuka wera uhoruza umbwira uti bya bintu bya Ukraine byandika bikoramo igitabo. Hashize imyaka ingahe? 10. Noneho ndavuga nti narabyanditse bifite birahagije. Umwuka arakumuzambira, nyamara byandike ubikoremo igitabo. Noneho umwuka ndamubwira nti byandikemo igitabo, kandi uzi neza ko mfite ikindi gitabo kinini ndi kwandika, nandi kwandika kino gitabo kindi. Iki gitabo nyandika, urumva umutima wanjye wose wari kuri iki gitabo. Noneho ndavuga nti sure kuri Ukraine nyandikemo igitabo, kandi mfite kino gitabo, si byabangikana gute? Reka ahubwo manze nandika ikindi nyirangize, nimara kukirangiza noneho ariko wenda nzasubira nze nandike iki cya Ukraine, kuko ni na gitoya, noneho cyo nzakirangiza byihuse. Umwuka arakomeza arampata arambwira Ukraine yandikamo igitabo kugira ngo bizabe gihamya y'ibyo nabuhaye Ukraine 2020. Urumva nabonye ubwo buhamya iryo yerekwa muri 2010 njyandika n'igipapuro, mbibika ngaho. 2020 umwuka arakomeza araza arambwira ati bihinduremo igitabo. Noneho maze gutanga urwitwazo rw'iki gitabo ndi kwandika, kandi mbona aricyo kiri ngombwa, noneho mbonye ko umwuka ari kumata navuga ko reka byandikemo igitabo. Umwuka ari kinashaka kumbwira, noneho ariko cyatumye byandikamo igitabo nuko navuze nti ntazabyibagirwa bikanasaza. Noneho
ntanabibura. Nanjye nuko nahise mvuga nti okay, nkurikize mu by'umwuka ari kumbwira byandikamo igitabo. Byandikamo igitabo muri 2020. 2020 bya bintu byose nari mfite nabibitse mpita mbihindura iki gitabo uko umwuka bimbwiye. 2022 iriya ntambara ya Ukraine ihitiza. Ni ukuvuga ngo umwuka yarambwiraga ati byandike bizabe gihamya yuko ibyo bavuga bifite ishingiro. Noneho Ukraine nyandikaho uko byagenze kugira ngo igire aho igeze ubu. Ariko gihe nkaba narigereranya na Kenya, ariko mbigereranyira muri Kenya kubera ibyabaga muri Kenya icyo gihe, ariko noneho bigendeye kuri Ukraine kuko Ukraine niyo nayifiteho ifatizo. Nibaza nti ibintu byabaye muri Ukraine byagenze gute kuva mu myaka ya 1990 mu ntangiriro zayo kugera aho Ukraine yabereye Ukraine ikigenga ikava ku Burusiya bakagwa. Byatewe n'iki byagenze gute? Akaba ari zo ngaruka zibiri kuba muri Ukraine uyu munsi. Ubwo rero ndabyanditse, urumva ko byanditse muri 2020, ndabyandika neza ndabisohoza mbishyiraho ngaho biba mu gitabo nk'uko umwuka bimbwiye. Hashize imyaka iyo 2 gusa intambara ya Ukraine biratangiye, Abarusiya bagatangiye intambara bigendanye na byari byo muri 1990 mu myaka ya 1990. Icyateye Ukraine, icyatumye Ukraine bari ikigenga ikiyomora ku Burusiya n'ikiri gutera intambara ya Ukraine n'Abarusiya ubu ngubu. Dore ngibi hano byatwaye imyaka 10 ngo mbishyire mu gitabo. Imyaka 2 nyuma intambara iraba. Urumva ko byatwaye imyaka 12. Ni ukuvuga ngo rero tugaruke hano ku myaka 4. Ushobora kuvuga uti hashize imyaka 4 warabyeretswe nta biraba. Urumva ko ibi bya Ukraine byatwaye imyaka 12 kugira ngo intambara y'Abarusiya na Ukraine ibe. Ni ukuvuga rero ngo ibi bitabinyereka ngo iryo yerekwa y'intambara hagati y'Abarusiya na Amerika ntabwo riraza kubera ko hashize imyaka 4 gusa. Urabona ko Ukraine n'Abarusiya byatwaye imyaka 12. Ariko noneho nkavuga nti iriya ntambara iri kubera muri Ukraine ikozwe y'Abarusiya igamije iki? Ikigamije wibuke abanyamerika baravuga ngo aho kugira ngo umwanzi wawe agusange mu rugo umusanga mu rugo iwe. So biriya bintu Abarusiya bari gukora muri Ukraine ni intambara bashowemo n'abanyamerika, ariko mu buryo bwihishe ku buryo udashobora kubisobanukirwa utabizi. Utabizi ntabwo ushobora kubisobanukirwa kuko ugomba kuba uzi imiterere y'intambara, kuko Amerika ishora intambara mu bindi bihugu uko byagiye bigenda. Strategy yabo ni ukugusanga aho uri aho kugira ngo ubasange aho bari. Bikaba rero iriya ntambara igamije guca intege Abarusiya. Urabona ko iyo ugiye mu ntambara nyine utakaza abasirikare, utakaza imari, amafaranga n'ibintu byinshi cyane. No mu mutwe wawe uba uri mu ntambara zindi. Kugira ngo ujye mu ntambara nshyashya bisaba igihe n'imyiteguro. Ni nko kuvuga ngo Amerika irimo iratuma Abarusiya bajya muri iyo ntambara, bata umutwe, bata umwanya, nubwo Abarusiya babizi neza. Noneho Amerika yo ise nkaho nta ntambara irimo. Niyo mpamvu ubona ziriya ntambara zose zo muri za Afghanistan, za Iraq, za hose bavuyeyo. Ubwo rero nibamara kwitegura neza nibwo intambara yeruye hagati y'Abarusiya na Amerika izaba. Reka turebe rero iki gitabo maze kukivuga nanone. Iyi ni gihamya yerekana ko ibyo twerekwa tuba tubifitiye gihamya, kandi ibintu iyo byeretswe ntabwo bita bisohora umwanya ngo abantu bahita bavuga ngo ko bidasohoye ubu ngubu biriya bintu n'ibinyoma. Ubuhanuzi cyangwa iyerekwa ni ibintu bifata igihe. Abenshi rero aho bagonganira nabyo nuko babyerekwa bagahita bumva ko bita biba mu kwezi kumwe, mu cyumweru kimwe, cyangwa se bakafata nko mu mwaka umwe. Urumva ko abantu barerekwa bagahita bumva ko batekereza ko Imana nayo ari itekereza. Imana nta bitekereza nk'abantu. Reba nk'urugero nk'ibi ngibi nabyeretswe muri 2010 biba muri 2022, ariko mbishyira mu gitabo imyaka 10 nyuma. Ni ukuvuga ngo niba Imana iguhaye nk'iyerekwa kakuvunguraho gato, wihita wirukankira kuvuga ngo ibintu bigiye gusoza uwo mwanya, kuko bifata igihe. Imitekerereze y'Imana n'imitekerereze ya muntu tugomba kwiga kubisobanukirwa uko bikora. Twebwe niba umuntu akwiye ati nzagufasha, uhita wumva n'ejo
kandi ntumve ko wenda uwo muntu nawe ategereza kugira ngo abone akure noneho agufashe, nawe ko yizeye neza ko azahakura mu gihe runaka, nawe izere uvuge ati uyu muntu azamfasha igihe kiniki n'urugero nari guhaye. Aha rero ngendeye kuyerekwa, tukareba ibiri kuba, tukareba ibyabaye, hasigaye igihe kingana gute kugira ngo Amerika n'Abarusiya bajye ku ntambara ya nuclear. Aha ngaha reka mubwire uko bitekereza. Ntabwo Imana yambwiye ngo bizaba igihe kiniki, ariko ngendeye ku byo Imana igenda inyereka, nkareba igihe bisoreza, nkareba igihe bifata igihe. Wibuka neza ko nakubwiye ko hashize imyaka 4 gusa mpawe iyi yerekwa muri 2018, turi muri 2022, hashize imyaka 4 gusa. Iyo myaka 4 ishize, uyu munsi uri kumva abantu bavuga ngo ibyo bita Great Reset, imihindukire y'isi, uko isi igomba guhinduka ikayoborwa mu bundi bushya. Ukumva rero ko uvuga ngo New World Order. New World Order nayimenye muri 2010, urumva ko ibintu byose nabiherewe cyane 2010. Numva neza muri 2010 ubwo natangiye kumva ijambo New World Order. New World Order. We gonna do New World Order, New World Order, New World Order. Ordre mondial. Mbese imiyoborere y'isi imwe. Ibyo bintu byo ko kwiga mu buhanuzi byose natangiye kubyumva muri 2010. Kasi imyaka 12 aho ngaho. Ariko none ibi byose icyo biganisha, ibyo ngibyo byo guhindura isi bakayihindura uko bashaka ngo shyashya, imitegekere imwe, ifaranga rimwe, ibyo biki byose bigamije iki? Ibyo bintu ntabwo bishobora kuba ibyo bihugu byose, cyane cyane ibihugu bya rutura byita ibihanganye, bitari ku meza amwe. Kandi kuba ku meza amwe ntibishoboka, kubera ko iriya ntambara Amerika yashoyemo Uburusiya muri Ukraine. Reka bisubiremo neza, iriya ntambara Amerika yashoyemo Uburusiya muri Ukraine yatumye Abarusiya baba banzi bangurunuka Amerika n'Uburayi, ku buryo Abarusiya na Amerika ntibashobora kongera kwicara ku meza imwe kugira ngo babe inshuti. Reka bisubiremo, iriya ntambara Amerika yashoye Uburusiya muri Ukraine yatumye Ukraine iba abanzi b'Abarusiya, Abarusiya baba abanzi b'Abanyamerika, ku buryo Abarusiya badashobora kongera kwicara ku meza amwe ngo bumvikane n'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ibyo rero nyuma y'iriya ntambara ya Ukraine, Abarusiya bamara kuyitsinda bakayirangiza, ikizaba gisigaye n'iki? Izaba iteka imwaro n'isoni Abanyaburayi n'Abanyamerika. Bazakora iki rero? Ntawe muri umwana wabitekereza. Ni ukuvuga ngo bazahita bashaka uburyo bwose bwihuse bw'uko bajya mu ntambara yeruye n'Abarusiya, kuko byaratangiye. Ni kuriya bitangira, ariko noneho bizerura. Nibimara kwerura rero, nibwo intambara ya nuclear izaba, kuko nk'uko nabivuze, intambara ya Amerika n'Abarusiya ntabwo izaba nk'abira bohereza ingabo ngo bajye kohereza ingabo ngo bajye kurwana ku butaka. Ntabwo izaba yo ku butaka, izaba iya kure. Intambara ya Amerika n'Abarusiya cyane cyane izarwanwa iya kure. Nihaza no ku butaka, nibaza ko bajye ku butaka bizaba ari nyuma, ariko izaba iya kure. Kuko urebye ikibyemeza n'iki, intera ihari kujya kwegera ngo ugote, bizasaba strategy zikomeye cyane. Nubwo ntari mu gisirikare, ariko umuntu afite impano yo gutekereza, ugatekereza neza, ukareba uko ibintu bimeze. Urebye intera ihari, ukareba strategy yakoreshwa kugira ngo basatire, bagote, byaba bihanje. Urumva ko hazabanza gukoreshwa izo nuke, kuko nicyo izo ntwaro zicurirwa, nicyo ziremerwa. Bazi neza ko isaha n'isaha bazazikoresha bakarimbura imbaga. Akubwira nti rero, muntu wumva ibintu ukumva hirya no hino ibyo babivugaho bitohoze neza, ariko weho ugire umuhate n'ubushake bwo kwigorora n'Imana. Igorora n'Imana, utungane, uvuke bundi bushya, ubatizwe, ukizwe, ujye mu ijambo, urebe icyo Imana ikubwira kugira ngo wiyunge n'Imana, kuko ibyo bintu nibikubita, abari muri Kristo nibo bazabona ubuhungiro. Niyo wanapfa uri muri Kristo uzabaho, kuko turi umwuka nawe turi umubiri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever.
You're the tree of life. I was lost, now I am found.